abagabo ngo umugabo yarananiye, ngo umugabo nta kinkunda, ngo sigaye ataha ntukambwira nabi. Urukundo rwarashize. Uzi impamvu? Izi nzara yirirwa ajyana hirya no hino ngo bagiye kuzica, ariko muzabikore mwivuye inyuma pe. Izi nzara muzazibahe, zibafate, zibakomeze. Umugabo aravuna, umugabo arahenda, umugabo ni inema. Kumubona abona umugore agasiba undi. Vuga uti se wa mugana umugabo wanjye mwitaho, umugore wanjye mwitaho. Ubundi umugore mwiza haranira iterambere ry'urugo, iterambere ry'umuryango. Niba nta n'akazi wenda ko gusohoka mu rugo ufite, nako mu rugo turabizi ko ari akazi kandi kanakomeye cyane. Nanjye rero ndabakunda cyane, ariko bikaba akarusho ku bankunda. Abankunda cyane ni babandi bahora bareba video zacu ikayitangira akayirangiza. Barahari, ntago ari benshi ariko barahari. Imana ijye ibaha umugisha. Tubahaye ikaze bakunze ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda, mu mahanga, hano hose muherereye mukamudukurikira umunsi ku wundi. Karibu cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ireba umuryango noneho byimbitse pe. Nitwa Sauda, ni buri mushyashya ku Umurimbo TV, kora subscribe. Hanyuma rero kubera ko dukora insanganyamatsiko zijyanye no kubaka neza umuryango, no kubaka ubuzima neza, no gukora icyizere cy'ubuzima, kugira ngo nyine dukomeze muri ubu buzima tubayeho neza, dufite ubuzima bwiza, dufite imitekerereze myiza, dufite ubwenge, dufite n'iterambere. Karibu rero bakunze Umurimbo TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 6 by'ingenzi byubaka urugo, byubaka umubano, byubaka ubusabane, byubaka umwidagaduro, byubaka umunezero hagati y'abashakanye. Ibi bintu nubikora neza, madamu ndagusezeranya ko ntabwo uzicuza. Ariko namwe mwabagabo mwe ndabingize mujye mutanga agahenge, mujye mutanga umwanya wo kugira ngo mukorerwe ibyiza, kubera ko buri abagore n'abantu nyine bakunda gukora utuntu turashyuha burya turashyuha. Iyo umuhaye umwanya gusa ukamwereka ko umukunze kandi umuhaye agaciro, umufitiye impuhwe, hama hamwe ubundi ahasigaye akunezeze bikurenge. Ibyo ngibyo nongere mbisubiremo, ntabwo watega ibyiza ku mugore washonje, ku mugore wabuze amavuta yo kwisiga, ku mugore mbese uri aho ngaho gusa wowe ufata amafaranga yawe ntamenye irengero ryayo. Ntushobore no kumubwira uti mugore wanjye dore turashaka kugera kuri ibi n'ibi, amafaranga koko dorenga, ariko dukeneye iterambere. Nimba ari wa mugore nawe nyine, hari abagore batibwiriza, hari abagore nyine nyabagore usanga ari umugore gusa, nta bindi bitekerezo, ariko ndabanenga. Ubundi umugore mwiza haranira iterambere ry'urugo, iterambere ry'umuryango. Niba nta n'akazi wenda ko gusohoka mu rugo ufite, nako mu rugo turabizi ko ari akazi kandi kanakomeye cyane. Niba ukorera mu rugo, ukorera hanze we aragenda akinjiza imari, iyo mari imufashe kugira ngo ikure. Hanyuma rero mushyire hamwe, mwumvikane, mugirirane urukundo n'impuhwe. Hanyuma izi nzaratsi, uyu munsi nateguye inzaratsi 6 mugomba guha abagabo kugira ngo aba bagabo tubagumane, kubera ko hanze aha hari ibishuko byinshi bigenda bibatwara, bibakurura, bituma bajyana udufaranga bakatujyana hanze, ugasanga twe turakennye, turabura amavuta, turabura umwenda, turabura za minerivare abana bacu, ugasanga duhora mu nduru n'abarimu dutanga igihe kikagera minerivare ntiziboneke kubera za nshoreke zo hanze. Hanze haba hari abantu bazigu bakavuga neza. Kubera iki? Bazi icyo bashaka. Mu by'ukuri nta nubwo uriya muntu wo hanze akurusha gukunda umugabo wawe, ntibibaho. Ahubwo abakunda icyo amuzanira, icyo ashaka kumukuraho, sibyo? Rero reka dutangire natwe, cyangwa se nimba utajya kubikora, hari ababikora, mwubahwe, mbashyiriyeho vi. Hari abagiye kubitangira, ariko muzabikore mwivuye inyuma pe. Izi nzaratsi muzazibahe, zibafate, zibakomeze. Umugabo aravuna, umugabo arahenda, umugabo ni inema. Kumubona abona umugore agasiba undi. Mwabagabo mwe rero ibintu, izi nzaratsi ziraryohereye, ntimugire ikibazo.
kandi ntago zica. Niyo mpamvu tugiye gutangira n'ikintu cya mbere ukwiye gukorera umugabo wawe kugira ngo mukomeze mufite ibihe byiza, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bwiyongere, uburwayi mufite mu buganireho bubashe gukemuka, ibibazo byose mufite bibashe kujya bibonerwa umuti mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere umugore akwiye gukorera umugabo kugira ngo yishime, amere neza, yumve ari uw'agaciro mu rugo rwe, ni ukumuha umwanya, ni ukumuha igihe, ni ukuba umugabo nyine abona ko muri urwo rugo hari umugore. Ibintu bigenda bihinduka, abagore kuri iki gihe dusigaye tuba duhari ariko tumeze nk'amarobo ahita gusa. Umugabo akaba yareba akabura umugore mu rugo kandi umugore ahari. Nguwo muri filime za seri yaragiye yaratwawe, nta nubwo yibuka ibibera aho ngaho. Wanaza ugahita ukagenda ukazagaruka ntamenye ko byabaye. Nguwo muri TikTok and Facebook n'izindi nkoranyambaga zindi, ku buryo umugabo ashobora kwinjira ntanamenye ko yaninjiye. Ni ikibazo, nimbivuga muraza kugenda mubyumva. Nguwo hehe mu ngendo za hato na hato utamenya aho zerekeza. Umuntu akitegura akajya mu mujyi akirirwa uzenguruka, yaba ari wa wundi ufite amafaranga akajya muri za coffee shop, akajya muri utuntu nk'utwo ngutwo. Wahaye igihe umugabo wawe. Kumuha igihe rero ni icya mbere cy'ingenzi, kumenya ko ari aho ngaho yakenera igikombe akaba ari we wakizanye, yakenera ikintu runaka ukabura aho ngaho nyine, ntutange icyuho ku mugabo wawe ko abandi bantu ari bo bamuhereza serivisi wakabaye umuha. Akoreka tukagire akabanjemo, dutangire n'ikintu cya mbere noneho nyirizina. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora muri iki gihe cyo guha umugabo wawe ni ukumukorera. Izi nzaratsi nibwo tugiye kuzibaha noneho mu buryo bweruye. Ibi ngibi ujye ubyibandaho cyane cyane muri weekend, cyagiye mwese mwagize akanya ko kuba mwaruhuka. Mufate igihe mu rugo rwanyu kugira ngo n'abana banyu baprofite kubona ababyeyi babo. Gufata umugabo ukamufata amatwi, sibyo? Muzabafata amatwi aba bagabo, mureke tujye tubafata amatwi. Gufata amatwi umugabo wawe rero ni ukuvuga ngo bisobanuye kumenya ko ugomba kumukurugutura, kumukurira ubukurugutwa mu matwi, kumukurira iyi myanda mu matwi. Ibi bintu byongera ubusabane, bikongera n'urukundo hagati y'abashakanye, sibyo? Kubera ko gukurugutura umuntu nyine kandi ukabikora neza, ukabikora nyine mu buryo nyine usireyinga, nk'umuntu uri kumwe n'umukunzi, ukamukorera n'impuhwe nyinshi ku buryo udashaka kumubabaza, ugakuramo umwanda ukoresheje utuntu, udutishkoto cyangwa se n'utundi tuntu washaka nyine turi fani, ku buryo ngewe kera mana yanjye nuko ntagize amahirwe yo gukurana ababyeyi banjye ngo barambye mbe nyine n'uyu munsi mbe nkibabona mbe mbibibutsa, ariko njye najyaga mbona mama yafataga akantu k'agati, nyine no kubera ko hari mu cyaro hari nabyo, agafata agati akakazingiraho urudodo, akaruzinga ku buryo kaba kameze nk'ipa, ugakoraho ukumva kameze nk'ipamba. Nkabona ari mu matwi yaviye, arimo kumukurugutura umusaza yasinziriye, arimo kumwenyura yisetsa, ubona nyine urumva twe twabonaga ko ari ibikorwa bakora ariko bigenda, ariko ibaze ibyo bintu ukuntu biba bimeze. Natwe nyine bakadukurugutura bakoresheje ubwo buryo, ariko nyuma yo gukora ubugenzuzi bw'ibi bintu nanjye ubwanjye nabonye ko yari umuti mwiza uhuza abashakanye. Kumufata amatwi rero ni ukuvuga ngo amatwi y'umugabo wawe nta wundi muntu ugomba kuyakora usibye wowe mugore we, igihe yamaze kukurongora akagushyira muri urwo rugo. Ikintu cya kabiri ukwiye kwitaho ni incakwaha z'umugabo wawe, sibyo? Incakwaha z'umugabo wawe, kumenya incakwaha z'umugabo wawe. Doko abagabo ni abantu usanga nyine bagira nk'umwanya mutoya cyane nk'iyo afite akazi. Kwiyitaho cyane ni ibintu biba bigoye, ariko ni ibintu biri muri natire yabo, kubera ko uzarebe niyo ufite n'abana b'abahungu, ni ukuri utamwibukije koga, ntabwo yakoga, ntabwo yaca inzara, ntabwo yakiyogoshesha. Ibyo bintu byose uhora uri muri ukomakoma kugira ngo bikunde kubaho.
no ku mashuri ushobora kuzamusanga umwana w'umusore yiga muri interina, wazagenda kumusura ku ishuri ugasanga ntaheruka koga. Niba urumva ibyo bintu murabizi ko rero hari n'igihe aba umugabo agakomeza nyine ari umuntu yoga, ariko ibindi byo kwitaho kumenya ngo nshaka wazavuyemo urangaye, ushobora kuzanga zarabaye shokora cyangwa zarabaye inuza zisa gute, yaryo ziba zimeze nk'izirimo ibintu by'umweru, zarabaye beje. Ibyo rero ntuzabitume ku mugabo wawe, ku mugabo wubatse wayirongoreye umugore, nta soni, uwo mugore waba uri fake. Uzajye rero umufata muri weekend, umwegere umubwire uti sheri ndashaka kugucinza. Ibi byose bijyana nuko mwaganiriye neza. Urumva uzarangiza kumukuriramo izi nshakwaha muhita mukora sex, kubera yuko ibi bintu byose byongera ubu busabane bwose, bwongera urukundo, bwongera uko muhura kenshi niko murushaho gukenerana. Kumukuramo incakwaha rero nagiye mbabwira utuntu dutandukanye ushobora gukoresha kugira ngo ukuremo incakwa z'umugabo wawe, kandi ibyo bintu byose ukabikorana impuhwe, ukabikora nyine usireyinga nyine mu rukundo rwose. Sibyo? Hanyuma ikintu cya gatatu rero ukwiye gukora ni inzara z'umugabo wawe. Mu by'ukuri turabizi ko inzara ni mbi. Hanze aha ngaha hari ibibazo mu miryango, ukuntu usanga abagabo ngo umugabo yarananiye, ngo umugabo nta kinkunda, ngo asigaye ataha ntukambwira nabi, urukundo rwarashize. Uzi impamvu? Izi nzara yirirwa ajyana hirya no hino ngo bagiye kuzica, bagiye kuziza, bari abantu nabo si shyashya, abenshi bakora muri ibi bintu by'amasaro bagira gute y'abagabo. Uzanasanga kenshi ataba ari abagore bubatse. Bano bantu rero ntago baba ari shyashya. Ni wumva abantu bitwa inshoreke, ni abantu baba barahisemo kuba mu buzima, bambabarire ukuri kuraryana. Kuba mu buzima, tuvuge n'urugero n'urugo rwe rwaramunaniye, ariko gusenyiza abandi akumva ntacyo bimubwiye. Kubera iki? Aba ari kwishakira kashi. Inzara bazirogeramo, babwize ukuri. Sibyo? Hari igihe rero umugabo wa Edisi Maskini agenda nk'uko nguko kubera ko yabuze umuntu umucira inzara, bagera aho umuntu aramubwira ati ariko se nk'izo nzara hano hirya ntabwo uzi ko umva hano hari icyana kiragenda kikakuebana, kubera yuko yamubonye azifite, ariko adafite inzara se yamuyobora yo gute? Menya inzara z'umugabo wawe, umufatire igihe buri weekend ucunga inzara z'umugabo wawe, iz'ibirenge n'iz'intoki. Uzimucire utuntu duca inzara. Ubu ngubu nyine mu buryo busigaye bugezweho, ushobora kugenda turiya tuntu hari utubogisi tuba turimo utuntu twose dushinzwe guca inzara, udukupongere, uturime, udukuramo inzara, doko twose usanga nta nubwo tugera no ku 10,000 nimba turenga na 5, tuba turimo buri kantu kose gashinzwe gukora ku byerekeranye n'urwara ndetse n'igice rutereyeho. Niba muba nk'ahantu ho mu cyaro wenda utashobora no kubona n'ubwo bushobozi bwo kugura ziriya boxi, ushobora gukora iki? Ushobora kugenda ukagura kupongere, ntabwo irenza amafaranga 1000 bayihenze, na rime, ka karime karinganiza inzara nyine kazisena, nako ntabwo gashobora kurenza 1000. Ni ukuri. Warangiza ukajya ufata time ugaca inzara z'umugabo wawe. Guca inzara z'umugabo wawe rero zongera iki? Umubano. Sibyo? Tugeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane ni ugukuba umugabo wa birenge. Muha umwanya umwogereza ibirenge, muha umwanya umukubira ibirenge. Ugende ugure buriya buroso ubuzane, hanyuma ujye ufata isavo likide usuke mu kabase, ushyiremo amazi ashyushye, hanyuma umugabo wawe mubwire uti sheri tereka ibirenge hano mugabo mwiza. Ibyo byose bijyana no kumubwira amagambo meza. Inzaratsi nta zindi, inzaratsi zitaguteranya na Nyagasani Imana, ni ineza ukorera umugabo wawe. Mbwira uti shyiramo ibirenge hano mutwa, abiterekemo, umwicare iruhande, murebane, mwongere murebane, ubwiza bwawe yongera burebe, hanyuma nawe ubwiza bwe wongera ubirebe. Niba hari ahantu afite defo uyibone, utangire nyine uyikurikirane. Wenda hari ukuntu usanga nk'umugabo udaheruka kumubona ugasanga ibyanwa byari hano ku murongo byaraje bizana bigenda byizingira, nyine urwo ni urugero ndi gutanga, n'utundi tuntu twinshi. Umugabo atereke ibirenge aho mwicaye, ntago muzamuri kuganira. Wa mugabo we, abagore tugira amagambo menshi muri natire yacu.
umugore wawe ari kukwisanzura, ari kukuganiriza wateretsemo ibirenge, mutega amatwi mwumve, reka kubwire nyine, reka kuganiriza, aba kwisanzuyeho, aba ameze nk'umwana ku mubyeyi. Ureke utwo tuntu ari kukubwira nubwo wumva nta gaciro dufite, umugore warakaye ntago yatukubwira, waba uri kumutera iseseme. Uwo mugore rero ukirekura akakubwira, ariko sheri urabizi nyine urabona Asha ejo bundi wacu byagenze gukira ngo cyashasheri nukuri umva cyo kora abantu ngena utwo tuntu ari gutogota, we mureke umubwire, ujye unanamwenyura unaseke nyine umwereke ko muri kumwe. Ibirenge nibimara gutumbamo, wa mugore wuce bugufi, ufate bwa buroso, ukube umugabo wa birenge, ukube munsi, kubera ko boga bajagurika bigendera, ukube munsi, ukube ku mpande, ubikube umwanda wose usigaremo, ufate akayisume umuhanagure. Biriya bintu byahariya nago bihenze nta nubwo birenze, umuhanagure. Numara kumuhanagura wicara aho ngaho umusigira amavuta, umukorere massage y'ibirenge uko ushoboye. Hanyuma rero ibi ngibi byongera imbaraga za kigabo ku mugabo, kuko mu mutwe we yumva afite agaciro no kubahwa, kandi umugabo wumva yubashywe agira imbaraga zo gutera akabariro neza no kumva ahamye mu rugo rwe, ari umugabo uhamye nyine wubashywe wubashyitse. Ikintu cya gatanu ni ukumutsirita mu mugongo, sibyo? Hari abantu bagira amahirwe yo kogana, ariko hari n'abandi batagira amahirwe yo kogana, ugasanga muri kunyuranamo. Umwe yagiye ikigoroba, undi aragenda igitondo, hanyuma ubwo wa mu gitondo arataha saa sita, wenda aze nyine murabizi byo kunyuranamo, reka ne kujya kubapangira amasaha, mwe murabizi, tubiziranye ukuntu biba bimeze. Hari abagira amahirwe yo kugenda hamwe, bakagaruka hamwe, bakogera hamwe, bakarira hamwe, bakagira gute. Ariko niba uzi ko ayo mahirwe afite yuko mugendera hamwe, mukugera hamwe, mufatanye koga, ufashe umugabo wawe kumwoza, mutsirite mu mugongo, nyine umusirengere mu mugongo, umwereke urukundo, umuryame mu mugongo, byose kandi unanamutsirite nyine umukube. Biriya bituma afiringa like yumva umeze nkaho uri doko, aguha igarade rirenze, aguha agaciro karenze. Hari abahita yimajina nyine ari nka mama uri kumusirita kwa kundi yamwozaga kera kiri mutoya. Ibyo bintu nyine bigira na communication hano mu bwonko. Hanyuma rero ukamutsirita, niba mutahuza amasaha, ibi bintu bifatira umunsi wamufatishije. Wa munsi nyine yakagombye kuba arimo gusohoka kubitamo ikabutura ajyaho utazi, wa munsi nawe wakagombye kuba uri kuvuga ngo ngiye kureba ngo best ngiye kureba mushiti wanjye tugende kugira ngo fata uwo mwanya utsirite umugabo wawe, nimba ari rimwe mu cyumweru, kubera ko munyuranye amasaha mutajya mujyana dushe. Fata umunsi cyangwa ibiri mu cyumweru yo gutsirita umugabo wawe mu mugongo, umutsirite nyine, icyo bita gutsirita. Uragenda akunama cyangwa akicara cyangwa uko position mwafata, ibyo birabareba. Noneho ugakubamo n'intoki nyine, ukazikuba ya myanda ikagenda ivamo, warangiza nyine ugashyiramo icyogesho, isabune, ugakuba nyine, ugakuba. Ubwo muba mufite ibyo muri kuganiraho, murabyumva. Hanyuma ubikore ubisoze. Tugeze ku kintu cya gatandatu, aricyo iki kintu cya gatandatu rero ni ikintu cyitwa kumenya imisatsi yo mu mwanya w'ibanga umugabo wawe. Hanyuma reka nsubire inyuma gatoya kuri gatanu, gutsirita umugabo mu mugongo byongera imibanire myiza. Tugeze rero ku cya gatandatu, ari nacyo tugiye gusorezaho, ni ukogosha, gufasha umugabo wawe kugira isuku hariya hantu epfo ngiyo. Ibyo bintu ukabikurikirana ukabimenya. Ababikora mubikomeze kuko ni byiza, sibyo? Byongera urukundo, byongera ibyiza byose nyine, byongera kandi icyizere cy'imibanire myiza. Hanyuma rero ukamenya ko ibi bintu ntuzatume umugabo wawe bigenda ngo bibe byabaye byinshi. Hari abagabo nyine uwo mwanya atanawubona, cyangwa se niyo yabona ntanabyibuke, ntanabyiteho.
ibi ngibi ziba inshingano zawe. Hari abagabo bashobora kutanabikunda akabyanga, nabo bagira izabo, bagira udushya twabo. Naba abyanga, icyo uzajya ukora uzajye ubimwibutsa kenshi. Kandi ikindi, burana twe nubwo abagabo ari abatware batwara urugo n'ibirurimo badutwara, ariko natwe hari ibyo tubatwaramo. Buri umugabo ushobora kumutwara cyane cyane nko mu bintu byerekeye no kumukorera isuku no kumugirira neza, ushobora kumutwara kandi ukamufatisha neza. Niba atabikunda ushobora kubigendamo gahoro gahoro, n'ubwenge Imana yatwihereye, ushobora kubigendamo gahoro gahoro bikarangira ari wowe usigaye icyo kintu gikurikirana, sibyo? Iyo ugikurikirana rero biba ari byiza cyane, kuko ugenda umenya n'utundi tuntu dutandukanye. Hari abagabo bajya gucepuka babyumva ko akunda, ashaka kuguca inyuma akagenda, yajya nko ku wundi mugore hanze aho ngaho, akagenda akagaruka yakobotse. Ibyo ngibyo hari igihe bituma ayo makuru yamenya, bijya bibaho. N'utundi tuntu tw'utubanga twinshi tuba hagati y'umugore n'umugabo, hari ibintu mugenda mumenyana iyo murushaho kugirana uno mubano. Ibi bintu rero ni byiza, byongera amahoro, byongera umubano, byongera ubusabane, kandi byongera kwidagadura, sibyo? Kuko biragoye ko waba uri gukorera umugabo mu kwaha ngo ureke kumukirigita aseke, sibyo? Numukirigita agaseka muzakina mwese, niyo twaba ari udukino tw'iminota mikeya, ariko buriya mujye mugerageza mu ngo dukore iyo mikino mu gikine y'umugore n'umugabo, iraryoha kandi ibongeramo nyine courage yo kugira urugo rwiza. Biragoye kandi ko wakurugutura umugabo ngo areke guseka. Ibyo ngibyo rero nibyo biba bikenewe kugira ngo abantu bagirane ubusabane, imyidagaduro, umunezero uboneke mu rugo. Apana bya bintu abantu usanga ari imishiha, mwaherutse kugirana urukundo n'impuhwe n'imbabazi n'isoni no gukirigitana no gukina, mukiri abafiance, mugeze mu rugo umwe ababarizwa hakurya undi akabarizwa hakuno. Byaba amahirwe mukongera guhurira hehe? Mu gitanda. Cyaba ari igitanda kinini rero ugasanga umwe hakurya undi hakuno. Umugabo yashaka gukora sex agashora akaguru akagenda akajya akoresha amano gutya, akoresha amano gutya. Waba uri umugore wanarakaye nyine ufite ibyakubyimbiye mu mutwe, kuko abagore iyo utabahaye umwanya ngo bereke ko ubareke nyine akuganiriza, agira ibintu bimeze nk'igikomere. Ya magambo yose yakakubwiye, hari igihe aba adafite n'undi agenda ngo ayabwire, ayagumisha mu mutima. Uko yagumisha mu mutima birangira nyine akubonyemo umuntu mubi, akarakara, bikakomeza n'ejo bundi adafite icyo akubwira, n'ejo bundi wazajya ushora ya mano uri kumukozaho gutya, nta kindi warengejeho, ushoye amano agakubita akagura ati gireyo nyiheye amahoro. Ubwo sex ikabitangiye nayo kwangirika gutyo, mu gitanda bikaba bitangiye kudogera, bitangiye kwanga. Iyo mu gitanda byatangiye kwanga, ubwo nyine kaba kabaye urugo ruba rugeze ahantu rushobora kugira gute, gusenyuka. Nama bakunze Umurimbo TV rero, ibi biganiro tuba turi gukora, intego ni ukubaka umuryango mwiza. Intego no kugira ngo twikebuke, twihindukire, twirebe, uvuga uti se wa mugana umugabo wanjye mwitaho, umugore wanjye mwitaho, umugore wanjye igitenge yambaye akigera muri uru rugo nicyo cyambaye, nicyo cyamusaziwe. Ese ko umugore wanjye ntamugurira umwenda, imyenda yambara ayikura he? Ko umugore wanjye ntajya ngirana nawe umwanya wo gushevinga iyi misatsi yo mu majyepfo, yo mu myanya y'ibanga. Se bigenda gute? Ayikora gute? Ni gute yikoreza? Uko aba yahuye nande? Ababikora kubera iki? Utuntu nk'utwo ngutwo tukabafasha nyine guhora mu bitekerezo byawe, bikaba harimo umugore wawe, mu bitekerezo byawe hakaba harimo umugabo wawe. Ibi ngibi bibafasha kugirana
nyine igihe cyanyu mukagikoresha nk'uko mwahuye, mwarahuye, rega ni mwebwe, umwe yasize famiye n'undi asiga famiye, muraza murahura kugira ngo namwe mukore famiye, habe na famiye namwe zizabakomokaho, murera abantu, ejo umukobwa azava hajye kubagahuza umuryango n'umuhungu, gutyo bongere bihuze. Ni uko nguko umuryango ugenda ukura kandi ugakora mu buryo bwiza. Hanyuma ibyo byose rero mukajya mubikora mwiragizana Nyagasani, dusenga kugira ngo ibintu birusheho kutugendekera neza. Umva, iyo ngeze ku muryango ndavuga sinanarekera hari abandi akarira ngo ndondogora, ariko nyine nta kundi, byo rero ndanarondogora simbabeshye, ariko ni ukuri ibintu mba ndi kuvuga hari benshi bigirira akamaro. Hari ingo nyinshi cyane zifite aho zavuye n'aho zigeze, Imana igikomeza kubyoroshya, kandi Imana igikomeza kuturinda ibibi n'ababi, Imana igikomeza kuturinda abantu bashaka kuturogera abagabo kugira ngo babatware imitima bajye babaha amafaranga. Ni ukuri nta rundi rukundo mwabagabo mwe bari abantu baba bafite. None se reka mbahe nk'urugero, indaya ijya ku muhanda ntabwo ibizi umuntu bari buhure, ariko iyo mukubitanye irabizi neza kugira ngo igukureho ayo mafaranga. Nuko hari serivisi igomba kuguha, kandi iyo serivisi nyine aguha customer ke kugira ngo nejo uzagaruke kumuzanira ayo mafaranga. Niba mwumva yuko kuzajya mujya kugura ku biro ntacyo bibatwaye, kuko kimwatesheje abana babandi igihe cyabo mubazana mu ngo, mwari gukomeza mu gutyo muri ubwo buzima. Urugo rero bisaba kwitanga, bisaba kwihangana kuri hejuru cyane, kandi iyo wihanganye uratsinda, kuko wa muntu nawe abona ko nyine wamwihanganiye kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Nanjye rero ndabakunda cyane, ariko bikaba akarusho ku bankunda. Abankunda cyane niba abandi bahora bareba video zacu ikayitangira akayirangiza, barahari, ntabwo ari benshi ariko barahari. Imana ijye ibaha umugisha. Reka nsoreze aha, naho mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.